Alo. Komera cyane mwa. Ndakomeye cyane rwose ariko nawe nizera yuko ukomeye. Aho nawe urumva ko ari sawa. Ariko simwa kombonaga nawe ukundaga kurira cyane. Bura nawe urukurira mu mutwe hari igihe wumvisha hazamo akantu k'agaserera ukuntu. Bireke agaserera gusosesha ko hazamo n'agasesemi nk'ako umugore utwite izina ry'Imana. Nanjye karamfataga. Apo rwose urumva yuko n'umurozi wacu ari umwe. Muri izi minsi rero nje nawe tubyigeho duhindura indiro. Ariko wa mugani reka noneho duhinyuze uriya murozi wacu waturoze noneho twebwe turira ukwacu ahubwo turarira gute tuje turanyigira. Alo. Wanija kabiriti. Ushaka kumusigara se? None se ubwo uri hagana hehe? Ndi Nyamirambo. Ubu nagutiza ikibiriti gute ngewe ndi Kayonza hano kuri rompu. Mama ya game over. Reka nguha amafaranga ukigure. Wangu iki? Ube muri mama. Oya mbarwa rutabura. Alo. Bebe ndagukunda cyane. Urinde ko nakumenye. Ni Yohani. Igice cya kangahe? Alo. Ese Gakwe uri single? Oya. Uri mariye se? Oya. Uri muri relationship se? Apo wingora nge ndi Kayonza hano hafi na rompu. Sheri, uzi ko umunsi nkuraza natwaye inda yawe. Ariko se kuhinda iyo utwara imyenda cyangwa ugatwara amafaranga yari munsi ya matora ariko ukandekerera. Alo. Gakwe umeze ute se? Gakwege wumve ko umeze neza n'izina ry'Imana. Uri gukora iki se Gakwe? Ntacyo Gakwege ndimo kwinywera agacupa pe. Ako Gakwe uzi ko kunywa inzoga n'itabi byangiza umwijima? Ubundi se gupfana umwijima muzima byamarira iki? Ariko Gakwe ufite imyaka ingahe? Hari yawe se yabuze ukaba uri kuyishakiramo yanjye. Alo. Ariko Gakwe n'ubu wasinze. Reka Gakwege uyu munsi ndi mutaraga pe. Ariko Gakwe uzi ko amafaranga upfusha ubusa ugura inzoga wayabyaza umusaruro. Ibyo ndabyumva nako yabyajije umusaruro pe ariko ikibazo sinigeze niga ububyaza. Alo mabuja. Yego Gakwe. Ya 500 wasize ku meza nyaguza amayinite kugira ngo nkubwire ko ikibiriti cyashize. Alo. Ariko Gakwe. Yes. Nabonye uriya musheri wawe ari umuturage we. Hanyuma se wowe uri leta. Alo, jero mbwiye ngwiki. Mvuye kwipimisha nsanga ndatwite. Yamaye Gakwege ndapfuye izina ry'Imana kuko sura twite. Cyane rwose. Ubwo kuyikuramo baguca ngahe? Bambwiye ko ari 150. 150 yose. Ahubwo urenzaho nayo kwiyondora. Jero uzi n'ikindi mu byarenge zamwiyicira. Alo. Yes Gakwege. Ni Pastor Kevin. Yego. Pastor ko mba n'ibintu biri kwanga koko. Nibyo nakubwiye Gakwege ntabwo ibintu byagenda neza uri mu byaha. Pastor wumve ngo ubu Gakwege nta kuntu nagira n'izina ry'Imana. Buretse Gakwe hari ikintu nkubonyeho. Kuri njyewe se? Cyane rwose. Kagira inkuru Pastor. Gakwe ahubwo vuga utamena. Amen. Hari ikintu Imana inyeretse. Izina ry'Imana numbwira yuko nanjye Imana inyibutse. Imana irambwiye ngo hari umukobwa ugiye kuza mu buzima bwawe akabwangiza. Toka Satani Pastor izina ry'Imana munyirukanire. Humura ngiye kugusengera mu gukurire mu buzima. Ariko Pastor wabonye afite nyashi? Yego nabonye azifite cyane. Uramukoraho urambona. Alo. Wageze mu rugo se? Cyane rwose nahise ngerayo ubu nicaye mu rugo. Ariko shahu nabonye uri cyiza we uzi ko usa n'abiki izina ry'Imana. Wabiboneye hese? Buriya muri iriya bisi twajemo njyewe Gakwege ni wowe nireberaga gusa nta n'ikindi rwose. Subwo ntabwo ubeshya we. Njyewe Gakwege sinjya mbeshya abakobwa
kabisa. none ubeshya ababigusa Cyane nka cya Korodine rwose umva cyo ndakibeshya kabisa. ubwo se umubeshyeri Reka ni kibi gifite uruntu rw'urukara urumva ngewe nk'ibogari gakwege koko najya kugitereta akabogari nanjye gaseka ku matama hakazaho udufosete mfite noneho akayobe hano umva karanyeresheje izina k'Imana. ariko sha nageze muri bisi ninzi uzi ko habuzeho gato nayo ngiye kugenda amagaze nuko nyine habaye wowe. Erega ngewe gakwege mbera hose icyarimwe si wahise unyicara ku bibero se cyane pe hari abandwanyeho kuko nari naniwe rwose. ese ukora mu biro ibaze uhise ubimenya wabibwiwe n'iki se? umva rwose numvishe ufite intoki zoroshye kandi nziza cyane. none se wowe uri umukanishi? yampaye nka mu Rwanda twataramye ubimenye ute se? cyagiye nkwicaye ku bibero hari ikintu cyari kiri kunzamura kimanura wagira ngo ni isheki ry'imodoka. Allo mugabo mwiza nutaha wibuka unyure kuri butike utahana ibyo guteka dore ngiye nabuze akanya. iki kandi ariko matangiye gakwege kuri butike ngiye guhaha intoryi na karoti koko ndi umuntu w'umugabo cyane ibyo nibyo bita uburinganire. ariko zikari ibyo mise nibuka yuko ku kagari batubwiye yuko ngo icyo umugabo yakora n'umugore ngo yagikora ubwo n'icyo umugore yakora n'umugabo yagikora cyane ahubwo gira vuba ugenda unateka. biki kandi wibuke uzane n'umunyu ikindi ngo Korodine aragusuhuza. Korodine wuhese kandi nawe da gakwege wanjye nakubwiraga ngo wibuke ugure na ka korogati. byari bincanze da ibiki se bigucanga kandi mugabo mwiza ukuntu uhise umenya yuko ndi kumwe na Korodine ngo muri kumwe cyane rwose turi kumwe muri henga iyo mbeshu y'umukobwa nze nyime n'agahanga nyine turi hano hafi na butike umva ndaje murambona. allo ngaho kamupye se kandi God have mercy upon us. Allo gakwe murihe? ariko mada nyuma yo kungupa uri no kumamagara mwizina ngo gakwege ndakubajije ngo mwicaye he ko nababona ariko se wabanje ugatuza nuza ibiki mbwira aho muri gira vuba. none se wowe uri ndi hano imbere ya butike. okay ngaho ugeze kuri butike aha ibyo uhaha ugenda unateke dore nge nibereye ku kazi. allo gakwe nshaka kukwibariza akantu ariko menya unyemera erega nkunda kubuza utuntu tw'ubwenge. burya uranankunda se ndakwemera mu tuntu twawe kabisa. ariko Kevin ubwo se kuki utari warabimbwiye gakwege nawe ariko uzi ko umeze nk'aba bakobwa bakunda abahungu ariko kubibabwira bikanga neza abo se baracyabaho? reba nk'ubu ngubu warankunze ukunda ububogari bwanjye ariko kubimbwira byarakunaniye neza wagira ngo ari watinye yuko ubimbwiye nahita nkwanga. gakwege we uzi ko wanyumvise nabi gute se kandi njyewe nkukunda bisanzwe nk'umuntu nsetsa umbwira utuntu narinzi nibyo gusa. wiki noneho umbonyemo nyagiso oya nyine wowe uri kubigira birebire ubwo si yaba ari byo uhera umbwira yuko unkunda ubwo wagiye kubimbwira mbere maze ndibaraguza nyine narinzi ko utahita ubitekereza muri urwo rwego. nta rwego mfite. ashaka kwe urasetsa ariko na n'ubu ngubu uracyambonamo buriya bugufi bwa nyagiso. oya none se we kuri bogari ahubwo se niwumva ubundi jya wivugira gutya gakwege ngareka nkwibariza akantu. oya rwose Kevin wowe mbaza nta kibazo buriya akantu kose kazajya kagucanga ujye uhita umbaza nzajya mpita ngusobanurira erega ngiye gakwege ndakazi cyane rwose
dore uri umwana w'i Kigali hari byinshi byo mu cyaro iwacu rwose udasobanukiwe byajya ngenda gusobanurira gake gake kuko byose byinshi mbabizi. umva hafi ya byose ntago mbizi. Ndabizi rwose mbaza. None se Gakwe kubera iki nk'igenda icebe ricuritse ariko amata ntameneka? Wowe se ugenda unyara. Allo mabuja ngende Gakwege. Yego Gakwege we amakuru se? Amakuru ni meza namwe se muracyari beza nk'ejo hashize. Gakwege we ni ibisanzwe. Sha mabuja muri beza pe ariko buriya mabuja uzi ko uri hari ikintu ntakubwiye. Nta gake se Gakwe? Ja nyine mabuja uri mwiza pe. Ibyo si wari wabimbwiye? Kandi koko mabuja nibutse yuko nakikubwiye ahubwo ikintu nakubwiye nyine mabuja nyine sha naragukunze pe. Ngwiki ariko Gakwe uyobeye ko mfite umugabo? Erega mabuja buriya Gakwege umugabo wawe nta n'ikintu andusha. Koko se? Cyane ariko mabuja ubu ko maranyaga kamatushe kanje imyaka 10 irenga kataramenekaho na rimwe. Ibaze noneho maye umutima wawe ko nawufata mabuja. Gakwege nawe. Ese mabuja akabazo k'amatsiko buriya umugabo wawe muratyamanara? Oya turararana ariko ntabwo turyamana. Apo byumvikanye duhuriye muri lodge zo kwa Nkubito.